ubwo yameze gutya kandi nukirya cyangwa se humura cyangwa kambyite guhumura kugira ngo ikurikire icyo kintu kuyobya amarari rero ni ukuvuga ngo za nyamaswa hari igihe nk'impongo ibizi ko igira noneho ikikuba nk'ahangaha ikikuba n'ahangaha ikikuba nk'ahantu nk'hatatu mu byerekezo bitandukanye imbwa yazi abantu bakabona irajya hano kandi iri seriye bakavuga tanga wasanga ariho yanyuze mukanya imbwa ikajya hari nubwo buryo niyo nkuru rero ukuntu Samira ayitubwiyeho iyobeje amarari 100%. Ntabwo ari ngo niwe yobeje ishobora kuyobywa na surusi n'uwayiguhaye yego ariko 100% ayabonga ahavuye kubera imiyoborere mibi nibatishimye jise nuko amakuru yizewe uyu mugabo murabyibuka neza ndabyibuka igihe abatoza bagendaga buri mutoza azagenda yasigaranye na equipe yari avuye iwabo muri South Africa yagiye mbere champion ikirangira aragenda kugira ngo azagaruke hakiri kare asigare nyine aze mu nshingano ze nk'ibisanzwe no mugabo busanzwe mu buzima busanzwe ukunda igihe nimba ari igihe agomba gukoreramo ikintu ni igihe ubwo agomba kuba arahari agomba no kuba ari mu mwanya arimo yaratashye rero nkuko bisanzwe champion irangiye agarukira kugenda byibuka niwe waje atangira gukoresha ama pre-season yayitoje wenyine urabyumva ko yaje mbere y'abandi bose akora mu gihe batari bahari abandi baje baraza baramufasha nk'ibisanzwe urumva ko ejo bundi champion ihagaze yagombaga n'ubundi kongera gusubirayo kugira ngo azategure match ya Police hakiri kare urabizi ko ubungubu umusaruro wa equipe ya Rayon Sport nawe atinya kuvuga kushingiye kuri fitness kurusha izindi tactique zarizo zose abakinyi barikoresha abakinyi bari muri position bagomba kuba barimo kubera ko bafite imbaraga nta kintu kibakanga so yagombaga kujya iwabo rero akagenda mbere y'igihe muri kano karuhuko twari twabonye champion ihagaze gato hanyuma akaza mbere nanone gutegura iki match ya Police arangije asaba uburenganzira abayobozi of course nibo yagombaga kubaza hari icyo bita ticket fee aravuga ati se mwamfasha mukagira nkabona tike nkagenda hakiri kare nkaza gutegura match ya Police ubuyobozi nk'umuntu wari waje mbere n'ubundi niwe wagombaga kugenda mbere of course akaruhuka kuko yatangiranye na equipe abandi bataraza mu guca kuwa mbere ntiyamusubiza uwa kabiri ntiyamusubiza amakuru nuko yaciye ku bayobozi bose abandikira message ababwira ati ngomba kugenda kare nkagaruka gutegura abakinyi kare murabizi ko abakinyi bagiye mu karuhuko gato hari uburyo wabatandukanye na competition cyangwa se baba batakiri muri mood ya competition rero tugomba kubagarura hakiri kare kugira ngo izi ntsinzi tubona zikomeze nyine hanyuma amukubisaba ntago bigize bamuhereza igisubizo nk'umuntu rero undi hari abantu mu buzima bakunda respect reka mbyite gutyo cyangwa se kumva ko icyo agomba gukora agikora agatanga ibyo byose ariko nawe agahabwa ibyo agomba guhabwa nuko nguko ubundi mu kazi bigomba kugenda amaze kubona nta gisubizo abonye rero uyu mugabo ku munota wa nyuma byaje gukunda ariko byanyujize mu nzira nyinshi kugeraho afata message zidasanzwe kwiga kwandika mu kinyarwanda kugira ababyumve neza kubera ko bari bananiwe kumwumva finally yaje kubona ayo mafaranga niki aragenda mu kugenda yageze iwabo n'ubundi ariko ntago yari yasezeye akazi nk'umuntu wabanye na equipe neza yagombaga kugerayo akongera akabahamagara mu gihe runaka yari yagiye mu muryango n'ubundi muri famille afite abana benshi barabizi yamara kubasura n'iminsi mikuru irangiye agahita agaruka rero sinzi nimba baramuhaye tike yo kugaruka kuko we bagombaga kumuhatika akagaruka ariko ku munsi w'ejo bitunguranye mu gitondo saa moya nibwo nabonye ubwo butumwa avuga ko yasezeye ku nshingano ze due to family issue ntago tuzi neza nimba ari family issue cyangwa ari kwanga gasuzuguro kw'abantu kuba wumva yuko icyo wakoreye ugomba kugira return so ni hagati aho nibyo rero niyo version niyo version ntabwo iri kure cyane y'iyo mfite witwa Ayabonga irindi zina riranje Lebitsa Ayabonga umunyafrika y'epfo w'umuhanga pe bose bamuzi kuri sofa unanye nakemera ko abongere bambaye nta numwe wari uri ku rwego rwe cyangwa wafungura imishumi y'inkweto ze uyu mugabo aza muri Rayon Sport
ku bwa retired nibwo yaje retired captain wa Yezu captain retired wa Yezu Jean Fidele yaraje ageze mu ikipe aberebwa yari aberetse CV nyine byaragaragara ko ntago bamwibeshye baraganiriye bagira ibyo bemeranwa abamuzi ni umuntu uri correct uri mu murongo utapaca ntashaka anga ihinduke be akazi ke nako nako bize kubyara kabiri cyangwa gatatu nuko ameze Yabitsa ya bonga cyane akaba ari umuntu wubaha akazi ke ni umuntu wabyize ni umuntu utanga umusaruro muri department ye yicarana na Captain Ritadi wa Yezu Jean Fidele wari perezida wa Rayon Sport baraganiriye n'abandi bakozi aberetse uburyo ashaka gukoramo niba bazabyemera cyangwa batabyemera ababwira ko umupira wa Afurika awumva arawuzi azi byose aza hari imanga aza hareshya azi ahari umurambi aza aho udakandagira aza aho wakandagira ariko azi n'ibibazo bibamo yitsa cyane icyo gihe ku kibazo cya mikoro guhembwa nabi bikunze kuranga amakipe abashyiraho condition nimero ya mbere avuga ati nje gukora hano ariko mfite umuryango nakagira umuryango mufite ukuntu mwakoraga ariko jewe ibyo sinshaka kugira ngo aribyo dutindaho ndabereka condition zanjye kugira ngo nzatanga umusaruro uko munshaka sina nje hano nk'umuntu ku giti cyanjye ntawe nzanye nawe mu bo tuzakorana tuzaba turi professional turabavandimwe ariko b'umwuga jewe rero nka komite icyo nyisaba muzajya mungenera return ticket ijya mu biruhuko iyo tuvuze return ticket niko bayita return ukagira ngo wenda niyo kuza gusa ariko niko tike z'indege ziyitwa na retour nuko ngo hana ahantu burya badashobora kukwemerera kujya ufite tike kuko hari na ibaho gusa simple ari ziranahenda bura paraporo ya retour ariko hari ibihugu bitakwemerera kujyayo udafite tike nukugaragara kuko zasubira no kuratiki kujya nikiza kwera cyane ashaka return ticket ko bazajya bayimuha ari retour akajya mu biruhuko nicyo yasabye icyo cyari cya kabiri icya mbere kwaro guhemberwa ku gihe ntashyirwemo ibirarane avuga ati abandi mushaka muzaye bajyamo bafite uko basinye ariko sinjya nemera ikirarane ahantu hose ikirarane kiba cyatumye amafaranga ibyo wapangaga byose imibare yapfuye simbishaka ibyo bintu sinzabyemera sinzatanga umusaruro muri izo condition nzanayigendera retired arabimwemerera aramubwira ati nanjye mbona wa Yezu Jean Fidele ndi on de parole ndi umugabo uhagarara ku ijambo rye ibyo bintu ndabikwemereye bizaba cyane nukuvuga ngo sinzakwishyiramo ibirarane bora twajyaga twumva ngo Resport ngirimo ibirarane by'amezi abiri ubwa Ritadi n'urugero we aya bonga ntabwo byabaga yabaga yabonye nkuko babivuganye ntaguciye mu ijambo Regis ukomeza wibuke ko umwaka ushize ajya kugenda yagiye mbere y'abandi bivuga ko nubwo babaga barengejeho igihe gatoya barayamuhaga mu bukene bari bafite bageragezaga kurinda ijambo ryabo yamaze kubona yiwe ari yabaga yayabonye cyane aya bonga kontarigiye mu bikorwa litayadagerageza kuyubaha mu ko byashobokaga kuzageza rero habaye impinduka mu buyobozi ejo bundi nibwo ibyo yari yarumvikanye n'ubuyobozi bwabanje baremeranijweho bitashyizwe mu bikorwa akabona iminsi yahawe yo guhembwa irahindutse igihe bo bavuganye biramubabaza cyane abyibutsa ubuyobozi ko atari ko kazi yasinyiye sizo condition yasinyiyemo ntawe atabibwiye ariko icyo asa nkaho wenda byumvise ko ari nk'impinduka ziri kuza yari abafitemo icyizere yumva wenda yabizera akabona abafana bose bari inyuma message akabona ibintu byose akumva rwose abantu n'abatagatifu Resport yungutse abyihanganiraho gato ariko arihangana gusa bitangira akaguzi gashaka nko gucika ariko ntiyatezuka ku nshingano ze akomeza akazi yabivuze neza ntabwo yego Robert ni umuhanga turanamwemera niki ariko abantu baza akamaro ka fitness nk'abafana ba PL muzaba zigiye hari witwa bano bantu ntabwo banganya ubuhanga baba barabyize tunabibona cyane
fitness uzarebe ku mugabo watabarutse waje muri APR nyuma yaho Zidane agihari yari umudokiteri hano sinzi ibintu yari yarize ariko yari akomeye cyane ariko igihe yari ahari ngira ngo nimwe mu mpamvu zatumye APR itwara shampiyona idatakaje idatsinzwe si wari uhari icyo gihe yego uko bimeze actually ni abatoza babiri muri APR ba fitness bagaragaje itandukanye cyane abantu rero abarebera inyuma bya gifana natwe twese burya nk'abanyamakuru akenshi twirebera inyuma twonotsinze igitego tubutinira utahizamu n'umutoza nyamara izi imbaraga zatanzwe inyuma aho ngaho kugira ubyumve neza ariko aba bantu ni abantu b'umumaro udasanzwe Jori yabivuze neza ngo ntiwakina match 10 straight udafite fitness coach muzima ugweriza imbaraga icyo gihe wazasanga ibitaro kubera match 10 ni nyinshi nuko muzitsinda nuko abantu batabizi oya kuko ibitaro wazasanga byuzuye wasangamo indembe harimo abakinyi benshi baragwana nawe mu gihe shima Rayon Sport uyu mwaka bavuga ko muri deuxième mu cyakaro cy'umukino bitandukanye n'umwaka ushize cyane bitandukanye bagiye kugira gutya rero ubwo ubuyobozi muri uko kuza Rayon Sport yaje irimo mu ishusho y'abaperezida benshi Prosper no byivugiye neza turaba perezida 20 twese tuyobereye aho rero niho rwazingiye Prosper niwe ngiye kugarukaho kuko niwe ntandaro niwe mbarutso ya Ayabonga kuva mu ikipe ya Rayon Sport umuntu yararimo karitije cyangwa igitotsi cyuko mutari kumuha ibyo mwavuga byo yemeranywe n'ikipe ku gihe byatangiye kuzana litije byatuma n'abagenda hiyongeramo rero kumwinjirira mu kazi imwe muri defo uwitwa Prosper agira kuvangira abatoza ngira ngo na mbere mwajyaga mubyumva ngo yaguze abakinnyi ngo yabazaniye ikipe kandi ngo arashaka ko bakina n'umutoza udashatse kubakinisha bakabishwanira mwajyaga mubyumva ngo yazagwa nibaze ngo waguze bukuru ngo kandi bukuru ngo ntakinishwa ngo niba barize rikawe niba ari wabusize umuntu wabatoza baga bahari ngo ngagomba wa mu Faransa nzuko yitwaga ngo agomba kugenda muzabaze muzabikurikira mwese muzasanga atari ikinyoma sinzi wari kwa n'umunyatuniza n'ejo bundi hari abandi mutoza wigeze kuhaba ariko bavuga ngo ntakinisha abakinnyi ba Prosper Prosper ni umuntu ukunda Rayon muzi kuva kera na trezorier wayo mu myaka ya zamani ashe imyaka irenga 20 muzi no mureye cyane no mureyo w'ukuri uyifana wo ku Gicumbi no mureyo ufite n'amafaranga n'amikoro uyishyigikiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni umuntu wabe mu buyobozi bwayo ukuyemo kwitwa perezida izindi nzego yazibaye uko ngubwiye kwigeze ko na trezorier izindi nzego yazibayemo ni umuntu ufite umutima wo gufasha Rayon ariko ni umuntu uhora rimwe na rimwe akiriye ibibazo bitari ngombwa niyo mpamvu wize kuvuga ngo abareyo ngo barwaniye ngo amata ku ruyenzi Prosper burya yari arimo mu bantu barwanye bapfa ngo nibara amata bazaniye ikipe abandi sinzi sinyaho ni kwa Haji Nyanza ni Nyanza sinzi hariho ariko yari arimo uzamusangamo Prosper nuko yitereye abantu bamera gutyo ni umukire ni n'umuntu mwiza burya mu buzima busanzwe ni n'umuntu uzi gutera urwenya ariko afite defo mekanike iteye ubwoba yo kwinjira tekinike kuba uri umureyo uyifasha uri tari kubana yifasha uri mu buyobozi bwayo umaranye imyaka yose hafi ya yo kubaho ntibigukarifiya kuba umutekinisiye ku rwego rwa mbere niyo mpamvu muzana abatoza Prosper rero araje atangiye kwinjirira Ayabonga ibyo by'abaperezida benshi umuntu yishaka bati je president none ndakora iki atereka nje kuri fitness nuko byagenze niyo wamwitendetse nyine yarangiye kumva ukuntu noneho umuntu nk'uyu yakivanga muri baba bakinye nka match bwacya Prosper ajya kumyitoza bati kumva n'abantu bicaye hariya ati barabari bakinye match ati oya ati bagombye kuza bagakorera hamwe ati bagakora amasaha ya naya umutoza batangira kumubabaza ntibyabaye rimwe ntibyabaye kabiri ntibyabaye gatatu ariko noneho kamarampaka yaje kuba kuri derby yarangiye ya APR irangira ubusa ku busa APR na Rayon Prosper abwira Ayabonga ngo uzi ko APR ati fitness yawe imeze bite ko APR hejuru APR yari uzi ko byageze mu minota ya nyuma APR ndo kugeza umwuka fitness yabimubwiye muri half time yabimubwiye match yari ajya kumuganiriza urumva hari cya kintu cy'uko umuntu ari kwakatike hari cya kintu cy'uko umuntu adahembwa iryo nk'uko nyine bikuza kumwinjirira uri muri iryo kimara undi muntu ntago abibona ikintu ari mwe mu bahanga bacyo ku butaka bwa Afurika mwageze ko mufite yego yaramusubije ngo niba baturushije mwazanye
uza gukora wowe muri APR ubikora kuturusha maze ahubwo tukabarusha oya aravuze ngo ubwo kuki atari muri kwangaje ngo mumuzane oya bonga ariko yamusubije aho niho habaye icyo nakwita divorce asubiza Prosper cyane asubiza Prosper wari ushatse kumwinjira mu kazi ngiye Prosper niwe bonga ko numva yarafite ukuri guteye none se umuntu akinye match 10 nta nimwe aratakaza nta mvune zidasanzwe mvune zihari ikindi excuse umunyarwanda ikoze n'abo bantu barakonyagurira biragaragara bari nabigaragara kuko ikageza ku munota w'umuriro wa 90 match ijya kurajya n'undi bagikina bakambaye urugero kugira ngo abantu babyumve neza reka babambabarire kwirefera ku bakinnyi kuko hari itandukaniro ngiye nkunda kureba imibare n'ibimenyetso umwaka ushize ni Rayon Sport yakinaga igice cya mbere sofa kugeza ubu ino sezo ni Rayon Sport mukina nita ya kabiri karangira nk'ayitangiye icyo gusa ndifashisha ingero mu bakinnyi Sabimane Mabra akiza muri equipe ya Rayon Sport ni umwe mu bakinnyi batari bafite fitness pe ariko aho bigeze ubu ngubu wenda si umuhanga kurusha abahari ariko ni wa mukinnyi ushobora kuba yaza akakwizirikaho mpaka match irangiye si uwo gusa reba abana nk'abakanamugire Roger ureba urwego bamaze kugeraho n'ingero ni ibintu bihita bigaragarira amaso ya buri wese ukabibona ko hari ikintu cyahindutse ariko na sezishize yari ahari reka mbabwire ikibazo cyabaye muri Reo mbere yuko aza akimara kuhagera yaraje asanga hari ibibazo ni ikibazo rusange cy'abanyarwanda bahura n'ababo batoza ba fitness mu ma equipe amwe namwe ibikoresho none ukagerageza kubaza abagenzi bawe uti se mwe mubikora gute nk'umuntu nyine warubayeho mu buzima bwiza n'iki mu buryo buri professional mwebwe mubikora gute mwiyaranja gute se uterateranya utuntu bamwe mu batoza ba fitness yo bakijya mu ma equipe baravuga bati dukeneye ibi nibi ikibazo cyabaye rero ntago yahise abibona nawe kimwe n'abandi batoza ba hano mu Rwanda burya abamo kwiyaranja atondwa no kugira adaptation y'ubwo buryo bakoramo kugira abanza byiga ariko ntago byatinze ari nayo case ba ku bandi batoza bose bashinzwe kongerera imbaraga nimba mujya mubibona bagorwa n'icyo kintu ariko ukiyadapta ukagerageza guterateranya ibyo ufite aho rero niho ubushobozi bwawe bugenda bwigaragariza ari naho bamwe mu batoza bamwe hano mu Rwanda bagwa ugasanga icyo kibazo kirabagonze nicyo cyabayeho kugira ngo Rayon Sport ibanze gutinda kugira gute kujya muri iyo ritme ya fitness ariko ntago byafashe igihe kinini nimba sinzi nimba mubyibuka byafashe igihe gitoya hanyuma abasha kwiyadapta nk'abandi bose ari nabwo buryo bari bagikoreramo kugeza ubu ugiye kureba ibikoresho by'abantu bari pro bakoresha muri buno butoza bwa fitness burya hakinirwamo ibintu byinshi twe tuba tutanazi ku bantu babyize bari pro ku myitozo yose gereranya ibikoresho aya bonga yakoreshaga muri fitness n'ibyo muri APR babagereranya totally different ariko baza gusanga ari tandukanye ariko arabarusha bivuze ngo ni mental n'ubushobozi ntibyagombye bishyirwa ku munzani ngo bipimwe kuko muratangire kubigereranya kugeranya fitness wa peri n'uwa Rayon ntabwo tese ibikoresho kugira abana mu kazi bituma bakora byose nabo bya miliyoni magana ariko icyo nashakaga kuvuga nuko finally icyo kintu cyaje gukunda kugeza ubu cyari gihari gusa ikintu cyari mu mutoza mwiza Rayon Sport bihombye umutoza mwiza wa abantu babonye agenda muri makereje nuko bigenze batazabishyira kuri ikintu nasobanukiwe n'iki cyangwa ngo nawazibera umunyafurika nawe abyemera avuga ngo ngewe ayo makuru arizewe amakuru mvuga ntabwo ari byo Robert yo yegereye ubuyobozi ngiye nayanjye mfite ngiye ku giti cyanjye kandi arizewe kandi nkubwiye ko bamwe baravuga bati iyo version icyo kugenda cyaye bonga cyo ntacyo nzi ariko nge ndimo ndavuga yuko Robertinho yagiye kuvuga ashaka fitness icyabaye mu gutanga recommandation kandi yatanze umutoza gihari ntabwo yasezerewe ni ntabwo yirukanye we yaseze ku giti cye ariko amakuru yose ko umutoza Robertinho yari yaregereye ubuyobozi bwa Rayon Sport ubu ubu bushya Muvunyi n'abandi bose bayoboranye ariko birihaye ngiye mbyumva bwira ngiye amakuru yanjye yizewe ntabwo twabihakana Robertinho yaregereye ubuyobozi abubwira yuko
akeneye undi mutoza wa mbere mu gihugu akeneye undi mutoza utashoboka vuba cyane uraza kubona Corneille mu nzovu amakuru afite nuko Roberto yabimenyesheje ubuyobozi bwa Rayon Sports basaba anababwira kakeneye Corneille kandi wishi yaba sibyo nk'umutoza uje yatanga proposal ariko urambwira ngo nk'ubuyobozi bwa equipe musanze umutoza afite statistiques zimuvugira mwe nta ruvugiro mufite bwo kuvuga ngo turaza nundi kandi uyu nguyu yagifite bwa bushobozi ahubwo navuga ngo iyo yabaye root cause cyangwa se imbarutso ariko nta muntu wigize amusezerera we bamwereka ko nta bushobozi bafite umutoza aza mu ikipe agahindura ibintu byose agahindura na staff nyine turabyumva ariko se yabaye root cause yabaye yuko ntibigize bamwumva byaba wenda reka tuvuge ko yaba intandaro yo kutamwumva mu byo yasabye akigendera kubera ko nabo bari bazi ko bafite plan B bari kubasaba ariko siyo mpamvu nyamukuru ayabonga yagiye we yasezeye kumva ko kuba wenda umutoza wa mukuru Roberto yaraganije ubuyobozi akabumenyesha ko ndakeneye undi mutoza bikaba byaraje nko muri izo nzira zo kujya wenda bamunaniza kuko batari bamukeneye kujya agenda nayita officier ni bavuga ngo polisi yaramuganirije ni bavuga ngo yagiye ngo polisi ngo yaramuganirije ariko umutoza mwiza pe wakwifuzwa n'abayipe yose iki kibaye rugira ngo abayobozi bo mu makipe nkuko kwa Rayon cyangwa n'izindi bo babara abana bashaka version iza kwitwa officier ushobora no gusaba nibaze ko ashobora kubyiyemerera n'abanyamakuru akamaze ati n'igihe wabikoze kugira ngo byumve neza ntabwo ari abana bari abana badiringa nabo ariko none rero hari ikintu gihari ntabwo ari ubwa mbere babonye umutoza akaza yasanga uwa fitness wabaga akabahindura akizanira ibyo bisanzwe kandi nimba mubizi neza Sami iyo version nise kuyobya amarari nyamara Regis iyo nteruro ushobora kuba utavise yo kubita kuyobya amarari ugushaka inyito y'icyo kintu cyabaye iyo nyito ikaza itagatifuza ubuyobozi bwa Rayon utakumva yuko umutoza ashobozwa no kunanizwa wafite ashobora kunanizwa muri ubwo buryo kugira ngo bamurekure wenda bitewe n'igitekerezo umutoza mukuru yatanze cyangwa yibyo yasabye ziciriritse kuko ubuyobozi bwa Rayon bufite uburenganzira bwo guhindura umuntu babisabwe n'umutoza atari kwaje musaga bakicara akabagira ibyo abagenera ntibinagutungura ahubwo ugize gutya ukabona ejo bundi havuyemo amahari hakavamo imanza akajya kubarega hakavamo imanza oya hari ikintu bita ukomoje ku kintu cyo kuyobya uburari ariko nanone hari ikintu kiba hagashakwa titre zo kugira ngo icyo kintu gihite kibagirana bamwe bati uyu mutoza polisi yaramuganirije iki ariko ngewe ntabwo ari ibyo nitayeho navuga ngo mu gihe cyose ufite ikintu cy'agaciro kuri wowe menya uburyo ugomba kugifatamo mu gihe utagifashe muri ubwo buryo haraza icyo nakwita kugitakaza mu nzira imwe cyangwa iyindi reka tuvuge ko ibyo byabaye kuvuga ngo wenda Robertinho proposal iki ariko ibyo byose nibiza kongera impamvu kugira ngo icyo nakwimbarutse icyo ari cyo cyose tuzatubona verisiyo yego tubone n'uburyo yahimbwa n'inzira yanyuzwamo rwose hari icyo bita vecteur ni nk'ikintu kikorera ikindi kikakigezayo ariko sanone cyangwa ubundi ariko tuzatubona ikintu kibaye kidasanzwe kitakagubaye cyiza kiza gikumirwe kibone inyito mu buryo umuntu nyine atapfa kuba yakerura ariko ngo umuntu yagera impungenge kandi zikomeye nubwo turi rwego tukasenya nyine nk'ababica hejuru ku ruhande ariko nyine gasogi rero ubwo ikisiga ni ukumenya we iyo irarekura iraza kumurekura nyine muri Rayon Sports ariko nimba yamurekomanze nawe ubwe kwenda kumukorera byakoroha of course byakumvikana ko yagenda nagiye impungenge kandi zikomeye cyane najyaga mubona muri gasogi ni hari ni umunsi wa none none se yabaye no muri polisi nigeze kumuna muri polisi na Rayon ndumva atari ubwa mbere baye no muri Tanzania gato muri Tanzania yagiyeyo ntibyakunda ubwo rero ni umutoza wabanye na Robertinho baraziranye wenda icyo gishobora gufasha ariko nanone ubushobozi ni kimwe no kubana ni ikindi hari ikintu wenda abatoza bajya bavuga bati kubera ko nziranye n'uyu biraza kudufasha ariko buryo mu mitoreze yose habamo tactique as long as udafite tactique hari ikindi kintu giba kigomba kugufasha tubwizanyije ukuri ugiye kureba
mu mikinire y'ino ekipe ya Rayon Sport abantu benshi ntibigize babitindaho cyane cyangwa ngo babirebe icyo kintu ko gihari. Imikinire yayo taktike nimwe sinavuga ko itabyara umusaruro, ibyara umusaruro pe, ariko habaho guhindura cyangwa se kwigwa. Niburayi tujya tubona ko abatoza bagira taktike ikaza kuva ikamenyekana. Iyo imenyekanye rero hari ikindi kintu kiba kigomba kugusoba. Mu mitoreze y'ino mutoza Robertinho imitoreze iragaragara pe, ariko bigeraho ubona ko abakinnyi bo basigaye birwanira urugamba bagafightinga kugeza ku munota wa nyuma. Mumerejeho abakinnyi bari ko hari igihe bareba kuri match nabonye nko kuri Ice Kigali ukagira ngo banywe essence ukagira imbaraga z'umubiri baguruka cyane bagiye kuruka ari ubusa ku busa, ariko warebye nyuma mu gice cya kabiri babonye ko n'abantu batananirwa batagira gute. Umuntu wese arabibona kwanza ureba match ugera ku kintu imwaka cyane niyo taktike yonyine reyo ifite mu mitoreze. Rero beta ko n'uwo ngo ugiye kuza mukoze mushoboye icyo kinakaza cyumva kuko niyo taktike muri reyo muri no mwaka. Paneri ati Mbariza Samira uti muri no situation equipe yari ihagazemo niyo gutakaza mutoza. Aho nanjye urashaka kugana ndimo nibaza nti ese uyu munsi wa none kuki tutari guhitinga nyine utuma guhitinga kuko uyu ni umuntu warufatira mu ikipe ya Rayon Sport sibyo. Nibyo jarema avuga ati uyu munsi mu bikinira yayo byanga bikunda mu gihe Robertinho yifuza gukina birasaba ko imbaraga zacu zigomba kuba ziri hejuru cyane sibyo. Nimba umuntu nk'uyu nka Prosper nkuko tubyumvise mu kanya ashobora kuba yagira ubwo bubasha n'ubushobozi bwo kudecidinga neza icyo umutoza nk'uyu yakora sibyo. Ese ubu haza cya kintu twose turenga no myaka yo hambere ashimira ko abantu bagenda mbere ko bongera ku munsi wa none kakantu nakita nko kuvangirana nyine uko umuntu utamenye se ngujejwe iki ngiki n'uyu umuyobozi mukuru araza kumenya iki ngiki kiniki kuko nkanye ndabinenga nagonza kubishima sibyo. Nimba koko umuntu nk'uyu nka Rebitsa nge nemeraga nka nimero ya mbere mu Rwanda mu gihugu mu kongera imbaraga abakinnyi sibyo, ashobora gutandukana n'ikipe mu buryo busa n'ubundi bwakabonye n'amategeko reka nyimbyituko sibyo. Nimba contract cyo yavugaga cyari gihari kikaba kitarubahirijwe rero isundana nakubwira yuko bano bagabo nyine reka tubitana abanyamahanga baturuka hanze nyine bafite nyine ibyawo nyine biratana cyangwa se byemerana bakoreye bize bafite bakoze akazi kabo neza buriya bakihangana conditions ndasa akazi tagenda neza ariko kubinjira mu kazi kabo bakora aho ntibishoboka no mu gitondo bagusabye bakagenda n'amafaranga bakayasiga nta kiguzi ntibikunda ntibishoboka bakwemera cyo kwinjirirwa mu nshingano ku bintazi kwazi yakoze yize neza cyane. Njye naho mvuga nti ibi ngibi n'undi bikaze ka victime kuri abandi nyine babifite mu nshingano. Njye bana basaza nta cyo na kimwe mbafiteho ariko bitazaza kuba nka bya bindi byahoze ubundi mbirano banenga bavuga bati buri muntu wese kumva ko afite nyine uhaye mu kuba yakira ikipe mu mafaranga afite mu bushobozi afite bitaza kumweje ububasha bikaza gutuma imbaraga cyangwa se riza kurenga imbaraga z'ikipe kuko nta muntu urenga ikipe muri club ni club ihoraho uragenda ukagenda ikipe igahoraho. Hari ikintu rero cyitwa kwisubira ikintu kiba kikisubiramo. Turacyari kuri no case still yarabaye katugaruke gato munyemerere nsubira inyuma gato ku mutoza w'abazamu bare yo ariko tujyane na Azamu burya abantu benshi ntibazi ko hano i Kigali ihaba Azamu nka decoder irahaba yaguraga 35 muri 25 baramanuye ibiciro biri hasi cyane. Abantu bibaza ngo ese twayibona gute? Hari nimero yoroshye mu yumve 0782 12 yoroshyera cyane nimero ya Azamu 82 12 tugashimira Radiant yacu nivuga ngo isezerano ni isezerano muri Radiant yacu bagira cash biti ngoboka cash uyandikishemo ukanda kanyirija 84 uri ku murongo wa Airtel ariko uriyandikisha noneho wajya gukoresha amayinite baba bireba ugize nk'ibyago karara mu bitaro cyangwa ukarwara buri joro bakugenera hagati y'5 n'ibihumbi 6 kuri buri joro biterwa bo bapimira ku mayinite uko yakoresha niba ugeze kuri 75 nta muntu n'umwe ufite Airtel utakoresha amayinite mu kwezi kose 750 wese ruburi eligible wawemerewe kubona kuri cash ya buri joro bakubarira ukibaza ubwo bayaguha bate wowe y'urwaye urabimenye uradekarara hari unyine urabivuga hari ukuntu uyandikishije ubona naho kuvuga ko warwaye muri telefone bakabireba ukabereka nyine ibimenyetso kurwaye bakakubarira bakayaguha kanyeri kwiyandikisha n'akanyeje 42 akanyeeri 6 akanyeeri 2 urwego
turashimira kandi Marakana hari igikondo Samira yatwohereje abashyitsi tubafata neza babikubwiye abakiriya twabafashe neza Marakana yabaye Marakana baje kurya umuceri ewana ngo warumeze neza cyane barawirahira abenshi barawirahira n'abandi twabonye bari baturutse kwa Sebo hakurya iyo Uganda baranaraye bari abantu nk'umunani bafashe ibyumba kuko ari kuri Marakana hari amacumbi harya haje amacumbi sinakubonye uri kurenga ku macumbi naraje ahubwo nugiza kunywa agacupa ukabona bwije ugenda uryame yarahageze mugende kumugurira ari kumenya ari abaye bari oya na Alex na Alex umva twari tuwanyuze tuvuye gikondo hariya ubwo nese mugende yaho utereka tuwanyure gato hari umuntu ariko waje kurya zingaro muri weekend aravuga ngo reka nze kureba nimba ari bya bindi bya Regis by'ibikabyo yatse